Muraho bavandimwe mwese abakunzi ba cano Mutabazi Eye Official mwese aho muherereye ku mpera zose z'isi cyangwa se ku migabane y'isi yose itandukanye, turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, tubifuriza amahoro y'Imana, tubifuriza guhaha mukaronka, tubifuriza ibyo murimo byose yuko bishoboshaho kugenda neza. Tukaba tugarutse kugira ngo tuganire. Hari haciye iminsi ariko turabazirikana kandi namwe turizera yuko mutuzirikana ku biganiro byacu ducishaho. Tubamaze kubashimira cyane cyane abakurikira cyane Mutabazi Eye Official, tubifuriza gukomeza kudukurikirana kandi tunungurana ibitekerezo. Nta kindi tugamije uretse kungurana ibitekerezo no kuvuga ku bibazo bimwe na bimwe bigiye bitwugarije muri ino minsi. Mu by'ukuri dufite ikibazo twese duhuriyeho, ikibazo cy'intambara twagiye duhura nazo, bituma abantu bisanga aha turi mu bihugu bitandukanye, kandi kubera nyine ibibazo abantu bagiye bahura nabyo, ibibazo by'intambara, kubera kiriya gihugu cyacu gisa nkaho nanone twitirwa nkaho ari icyacu kandi atari icyacu, kubera yuko tutagituyemo. Ni icyacu ariko ibyari byiza nuko tuba tugituyemo, ariko kugeza ubu murabona namwe uko bimeze. Abantu bakwiriye imishwaro, bakwira mu bihugu byose bikurikirana n'ibibazo twagiye tubonera muri kiriya gihugu. Rero dusubiye inyuma, turaza no kuvuga kuri audio twatanze kandi ubushize, dushyiramo ibintu byo kuvuga ngo twagiye twita ngo amengemenge. Turaza kubasobanura, dusubire kuri iyo video yatambutse. Bamwe bagumye kunyandikira bambwira yuko batashoboye kumva ayo majambo cyangwa se amarenga navuze, ariko turaza kwisubiraho tuyisobanure. Nkaba mbashimira rero kugira ngo tubashe gukurikirana ikiganiro, abadukurikira 100% kuri iyi channel yacu. Turabashimira cyane kandi tubashishikariza yuko natwe tutazohwema kugira ngo tugume twungurane ibitekerezo bitwugarije kuri none. Bavandimwe, icyo dushaka kuvuga niki? Ni ukuvuga nanone ku ngo zacu dufite zigenda zihura n'ibibazo ndetse bikarushaho gusenya cyangwa se gutandukana kw'abashakanye kuriho none. Bavandimwe, turagaruka gato kugira ngo tugere no aho tuba twaraciye. Turahagaruka gatoya dusubire inyuma, tuvuge nk'urugenzi tuba twaraciyemo, cyangwa se kugira ngo tugere hano. Murabona mu by'ukuri yuko kugera ini Buraya ni inzira ndende. Buri muntu wese afite uko yahurutse hano, ariko muri rusange ni inzira zigoye, ni inzira zitoroshe, ni inzira zirimo amahwa, ni inzira zirimo imishugi, ni inzira zirimo ibibazo byinshi kugira ngo ubashe kugera ahangaha, tubashe kugera ahangaha turi kuri none, cyangwa se ino i Burayi. Muvandimwe, inzira ducamo ni inzira mugafata gahunda mwembi, cyangwa se tuvuge nka famiye, abashakanye mukabijamo inama, mukavuga ati tugende tuje muri aho mugiye, mugiye muri Kenya cyangwa se Bugande cyangwa se ahandi, mukavuga ati tugende, mukaza kwisanga muri ibyo bihugu, mukaja muri processus, mukaja muri HCR, bigakunda, mukabona mugeze ino i Burayi.
icyo nshaka kuvuga ni iki, ni ukwerekana izo nzira ducamo ingene ziba ziruhishe. Murabizi namwe, harimo imisozi, harimo amataba, harimo imishugi, harimo kugira gute. Izo nzira ducamo ubuzima, abantu bagakubitika, ubuzima mubona tuba tugezemo kuri none, turashaka gutera amaso inyuma kugira ngo tugere hano aho tuba twaraciye. Ni ubuzima bugoye, ni ubuzima buruhije, ni ubuzima ugeramo ukumva yuko none ukaza utekereza gusubira inyuma, ukavuga ati none ndasubira inyuma ndaja hehe? Ugatekereza iwacu hasenyutse, ukavuga ngo reka nanone ngume ngende, cyangwa se reka ngume hano. Noneho ugatekereza, tuvuge igihugu cy'u Rwanda nicyo ubu ngubu abenshi barimo, ugatekereza tuvuge imba uje ukamara nk'imyaka 5, 6, 7 ko muri Kenya. Ubuzima bwo muri Kenya murabubona, cyangwa se mu nkambi, tuvuge mu nkambi, cyangwa se Burundi. None ugatekereza ukazubona abandi basiziriya, cyangwa se nk'abakorege bawe bageze gute, ukabona bafite amazu, ukabona bafite icyo bagezeho. None wazubona kuvuga ngo usubira inyuma, kandi ukavuga ati oya, kwiriye kugenda tu. Abarengana bazavuga ngo ko ya kwiriye kugenda tu. Ukaguma aho ngaho kuzogeza Imana ibagufashije, ukagira amahirwe ukasina Burayi. Mwibuke ibintu tuba twaraciyemo kugira ngo tugere hano. Ni ibintu bigoye, ni ibintu bibabaje, ni inzira igoye buri muntu wese agomba gutekerezaho, ukayitekerezaho. Ubuzima bwo mu nkambi murabizi, tukaza tukagera hano, Imana ikabarongora, ufite abana mwese ikabarongora, mukaza mukagera hano, ikagucira inzira. Kandi kugucira inzira mvuga suko uba ufite ubwenge buruta ubw'aba babandi basigaye n'ubu ngubu bakiri hariya. Suko ari uburanga bwiza bwawe, ufite isura nziza baba bakubonye kuvuga ngo uze ugere hano. Ntabwo ari ubwenge bwawe, ntabwo ari isura yawe bayitegereje, ntabwo ari ubundi bumenyi. Ni Imana yagufashije muri ba bantu. Tekereze muri ba bantu mwari muturanye, iba abantu ibihumbi amajana ko muri HCR. Imana ikaroba izina ryawe bwacu, kumva ngo naka izina ryawe barimanitse hariya. Kandi icyo gihe nshaka kuvuga ni ubuzima tuba twarakiyemo, tugasanga twese turi umuntu umwe, famiye umuntu umwe, umugore n'umugabo ari umwe, basenyera ku mugozi umwe, basangira kabisi n'agahiye, baburara bakaburara, bagira gute bakagira gute, umwe yabona kandi akakazana akagashira aho ngaho, bakagaburira abana. Imana mukaba muri bwa buzima bugoye imyaka 10, imyaka 9, cyangwa se 10 n'ibindi 10 birenga. Noneho bwaca Imana ikagufata, ikafata izina ryawe ikarishira hariya. Ni amahirwe adasanzwe, ni amahirwe dushobora kuzoza twibuka buri gihe tukayashimira mu Imana. Ni inzira ibigoye bavandimwe, nshatse kubibibutsa, murabizi, ariko tubibwira n'abandi niyenda batarabona amahirwe yo kuza, tunabihanganisha namwe mwihangane, muzaze
mwihangane muzaza, Imana izabafasha namwe kuko yamfashije, kuko yafashije ubundi, kuko yafashije abandi bagenzi dutuye ino cyangwa se tudatuye mu bihugu bimwe, nabo yarabafashije baraza, namwe izobafasha, yuko natwe nta bundi bwenge twakoresheje, nta bundi bumenyi twakoresheje usibye amahirwe gusa y'Imana. Noneho ukaza, wamara kuza ukagera hano, mukagera hano, Imana irabazanye, mukoze processus, mugeze igihe muza gukora ama interview, mukoze igihe resettlement murayikoze, icyo gihe no gusenga muri hamwe mwese, Mana mwese no nkore resettlement yaje, ngo noneho murabona biriya tuzobikira. Utse gusenga, dusenge ngo ejo niho munsi tuzitaba, niho tuzoza gukora resettlement. Ni soda nuko isa n'amazi, nimubwira ngo n'amazi ushize bamwaza bambwira ngo cyo nagasoda mpaye ngo. Icyo nshaka kuvuga niki, mugasenga bucya muza gukora resettlement, muze dusenge, mugasenga uko murabona ngo murabona atazobyica, murabona atazobyica. Abana barababaza, abana iyo bamaze kuba bakuru barababaza, nawe bakakubaza, n'umugore bakamubaza, umuntu akazagira ngo mwese murabona ko tuzohuza. Imana ikabafasha mukabicamo ibyo bintu byose, mwese mugahuza, bakavuga ngo ibintu byanyu bigenze neza, bakababwira umunsi ukurira, mugasura kandi mugasenga ngo ariko Mana we, iyo umuntu muzi umuntu etape umuntu agezemo, cyangwa se icyiciro umuntu agezemo, uzugenda uvuga ngo ntibizoba. Kubera iki? Umuwe mashaka y'umuntu ukavuga ngo ntibizoba, noneho biriya bizoshoboka. Imana ikabijamo byose bigashoboka. Byamara gushoboka ukaja no mu ndege, mukaza mugasura kandi mugasengera ubugenzi bwo mu ndege, ngo Mana we, mukaza bamubona ati sawa none ntizohanuka, abaje bundi ntiyagize accident hehe, yandi yo muri Ethiopia arahanutse, none Mana we uzadufashe tuzahuruka amahoro, Mana ishobora byose. Mugasura kandi mugasenga, ikabafasha naho ikabaheka ku mababa yayo, ikabazana ikabageza hano amahoro, cyangwa se ikabagezaho muri hose amahoro. Wumva ibyo bintu, ufite inzira yawe waciyemo, uyitekereze. Nanjye mfite iyo nyaciyemo, uko abantu bagiye bacamo n'imisozi bagiye bacamo kugira ngo bagere hano. Noneho wamara gushika, twamara gushika hano, tubonye amafaranga Imana yaguhaye, ibaye mu nzu utigeze uturamo n'umunsi n'umwe. Niyenda nibwo bwa mbere bwawe uturamo muri izi nzu turimo. Imana ibahaye amafaranga, amadolari, abenshi twari tuyazi uko yari ameze, abenshi ntibari bazi ko idolari risa, bakaza bakagera mu madolari. Imana ibazanye, ibakiriye inzira, ibagejeje mu madolari, ibagejeje aho umuntu abona buke tugura amafaranga, mukajya mukagura imodoka data atigeze agira, sogokuru atigeze agira, sogokuruza atigeze agira. Wumve ubwo buzima Imana iguhaye, cyangwa se impaye. Twamara gushika hano tugatangira sasa ibyabaye kera uko twari tumeze hariya. Umuntu iyo yakosheraga undi, twaricaraga hasi tugatengeneza, tukababarirana. Niko inzira y'umukristo, niko ubuzima bw'umukristo buzabumera. Kuriya bavuga ngo izibanye ntizibura gukomana amahembe, twaricaraga hasi tugasabana imbabazi bikarangira. Niko ubuzima bw'abakristo bumeze, niko ifaye zimeze, ifaye nziza, niko ingo nziza zikwiriye kuba, cyangwa se zikwiriye kumera. Noneho twagera hano, tumaze kugera muri ibyo bintu bimeze gutyo, faranga zirabonetse, umuntu atigeze gutunga, sogokuru wawe atigeze gutunga,
cyangwa se umuryango wawe utigeze gutunga ukazibona ibyo byose ukaca kiga imodoka tekanye imodoka yuko ubuzima bwa hano n'imodoka udafite imodoka no life udafite imodoka nta ibintu byinshi birahagarara ukagura imodoka ugatangira ukagira gute ugakora mwamara gukora n'umugore sasa ka problem irinjye ikibazo kikaza sasa mwamara gushika hano abantu barariye barahaze abantu baradamaraye abantu ko baragendera mu mamodoka ati nkwiriye kwishura uwacu nkwiriye kumwishura ibyo yankoreye muri Afrika nkwiriye kubimwishura hano i Burayi tegera k'uwo muntu ese k'icyo gihe ababona ko urugo aricyo kintu gishobora kubaka urugo kuza kuzana ibibazo byabaye mu myaka yashize akabizana ngo reka nyishure mwishure icyo gihe ni ukubaka ubyibaze nawe ntabwo ari ukubaka ni ugusenya akazana bya bibazo mwababariranye byashize imyaka 20 cyangwa se 20 ishize akabizana akaza kubizana ati rero nje icyo nshaka kugira gute usubire kandi uvuge twageze i Buraya usubire uvuge ngiye kukwereka twageze i Buraya nanje ngiye kuzakwereka ibyo wankoreye byose nanje ngiye kuzakwereka excuse me byamara kuba gutyo tuvuge imbarumu hari uburenganzira ino hari uburenganzira bw'abadamu usanga tibimeze nko muri Afrika abadamu bagira uburenganzira cyane none uko umudamu akavuga umufano akavuga ati nkwiriye kukwereka rero ko nyageze i Buraya nkwiriye kukwishura ibintu byose wankoreye nkwiriye kubikwishura hano ndabikwishura hano i Buraya ndabikwishura nzabikwishura ese icyo gihe abashaka kubaka ese icyo gihe wa muntu we ubushaka kubaka ese icyo gihe mba mbigaruye kagarura ibibazo byabaye twagiranye nko muri imyaka 20 ishize kabizana kuri none ngo nuko ngeze Buraya reka mbyishura umugore waje cyangwa si wabinyesha hagati y'abashakanye umwe akabiza icyo gihe abashaka kubaka cyangwa abashaka gusenya je ndabona abashaka gusenya none mwaza muvugana ukabona umuntu yarahindutse ukabona umuntu atangiye guhinduka ati niki ushaka kuvuga urashaka kumbwira iki kuragera kandi hano ni muri Afrika kandi niki ushaka kumbwira urambwira iki niki ushaka kumbwira tacho ushobora kukumva Buraya mfite ifaranga kandi cyongeyeho amafaranga y'abana yose kujya kuyashaka kuri nani nta faranga uzosubira kubona sanje zoza nzikoresha uko nshaka nzikoreshe amapato yanje izindi nyohereza abandi tugasubira no kumbwira ibindi umwe yazasubira wazugira ngo urakoze utwatsi wapi wazubana ngo urakoze utwatsi wapi wazugira ngo urakoze utwatsi wapi ikibazo kirakaba kirinjiye sasi ikibazo njewe navuze cyane kungo za none cyane aho cyane ikintu cyane kica ingo za none no kutavugisha ukuri
amengemenge nyashatse kuvuga ubushize nyavuze cyane ngo amengemenge ukazana amengemenge niyo nshaka gusobanura sasa niyo point ngezeho none mukabana gutyo mwamara kubana gutyo haba mu ijoro mugeze mu nzu mukamuratangiye ngaho uzakora iki ni kuzankora ni nijoro ga abantu ntibaye bababona uzakora iki ntacyo uzankora na kimwe ni kuzankora tufite uburenganzira bwo kunkoraho tufite uburenganzira bwo kuntegeka tufite uburenganzira yewe ntabwo ari Afrika kamubwira inoka gutati ntabwo ari Afrika ntibishoboka ntabushoboka tuzonkanga iyo bibaye gutyo rero umugabo nawe nuko bimeze ugasanga nawe sasa afashe undi mwanzuro sasa agomba kukugira gute nawe akavuga ati rero naje kwangize gutya naje ndamukira gutya ntumva kera habaye kugarurerana inabi sasa umwagize gutya nawe undageze gutya umwaraga gikiza undanaga kihangaha bikaba gutyo mugatura gutyo umwaka ukaza bwaba kumanywa tidushaka kubyerekana ku bantu abantu babone yuko dufitanye ikibazo nitubone abantu nibatubona baraduseka sheri tugende guhaha sheri tugende ahangaha mwamuri no mwikanisa cyangwa se umusoro sheri tugende ahangaha kwereka abantu yuko hari ikintu cy'ubusabikanye kwereka abantu ko hari urukundo kwereka abantu ko nta kintu na kimwe mufitanye cyangwa se ushamirane na bumwe aho niho nyavuze ngo namengemenge aho niho nyashatse kuvuga kwishushanya ku bantu ariko kumana iyo ibihayeho n'imitima yacu aho niyo point yaje ingo nyinshi niko zimeze kuri no kwishushanya ukishushanya ukavuga ngo tumeze neza ariko mutameze neza mutumvikana hari ibintu mutumvikanaho hari amakimbirane mutumvikanaho ndetse agize umwaka wose undi ugataha muri abantu babiri Imana yagize umuntu umwe mwarahuye mwembi muravuga ngo mukwiriye kubaka urugo mukwiriye gushinga urugo mugafatikanya ku mugore n'umugabo kandi ku Mana muri umuntu umwe ariko rero icyo nashatse kuvuga ni kwa kundi kumasika abantu ariko bwaca mukaba masike ku manywa mukavuga ngo umugore n'umugabo turumvikanye sheri dutahe ngwino tugende kinjira mu modoka mukatsi imodoka mukagenda ababona aho ngaho bakavuga ngo ruriya rugo rumeze neza naho Imana gayo Imana naho niyo mengemenge navuze abantu bakwiriye kureka turaba kirisitu titukwiriye ku maski Imana ntizi maski Imana ntuwo maski Imana urashobora kuzana yo mengemenge niyo nyavuze muri audio kandi muntegere neza niyo nyavuze muri video yatambutse ndavuga ngo mengemenge nukuvuga ngo ku maski ukabiza n'ubwereka abantu ko muri kumwe muri umuryango mwiza muri umuryango udafite ikibazo mufite ubwumvikane ayo niyo mengemenge nyashatse kuvuga rero ntacamaze kwereka abantu ngo murakundanye cyangwa se nta kibazo mufite ariko haba nijoro muri mwembi mu nzu mugatangira yegere nzakugira gutya nanjye nzakugira gutya ntabwo ari byiza Imana yo ntidushobora kuyihisha Imana izireba mu mitima yacu ntacyo dushobora guhisha Imana ntabwo dushobora kwerekana mu bantu yuko turi urugo ruzima
kandi urugo rupfuye, urugo rusa n'aho rudahari, urugo rwubakiye ku musenyi. nibyo navuze amengemenge, kwereka abantu ku manywa yuko muri umugore n'umugabo mukundanye, muri ba sheri, muri ba switi, mwamara nijoro umuriro ukarara waka, ntimwumvikane, mukarara musa nkaho iyo nzu yosha, nkaho muwitwika. ariko bwaca tugende sheri, mwabona umuntu hari sheri ntiwamboneye sheri hariya, ese sheri ntarasohoka muri kwikanisa, ntarasohoka ngo tugende, mbwira sheri aho ngaho gira tugende. wumve ariko nijoro gutongana akaba ariho gutangira sasa, rikaba ribaye bukaba burakeye, kubwirana amagambo mabi, kuvugana nabi. ibyo nibyo dukwiriye kuvamo, tugatekereza aho twaciye bavandimwe, tugatekereza ubuzima twaciye bukomeye, ubuzima bugoye tutaragera muri bino bihugu, aho twasenyeraga ku mugozi umwe, aho twibukaga gusenga duhuye n'ikibazo, bwacyo tuja muri entavi tugasenga, bwacyo tugiye kugira ngo dusenge bihutishe byacu, mugasenga, Imana ikagenda ibicamo ibibafashamo, ikabikemura, mukagera hano. ariko mwagera hano hakabamo kwishurana inabi zabaye, ibintu mwababariranye, kandi icyo kintu nicyo cyane usanga gisenya ingo za none. nimba muvandimwe wibuka ibintu byashize byababariwe, mwababariranye, ukaba ukibigarura muri iki gihe, imyaka 20, imyaka 15 ishize byarabaye, ni ukuri nta nzira ufite uharujamo, tuhagaze neza mu nzira y'Imana. reka uwo mutima, ikintu kiba cyarababariwe, cyararangiye, byararangiye completely, ntawe ushobora no kubyibuka. none se Yesu yaje kugira ngo, Yesu wenyine yarapfuye, yemera gupfa ku bwacu, yemera kubabazwa ku bwacu, kugira ngo tubashe kubabarirana natwe, aduheza imbabazi zihoraho, kugira natwe ngo tubabarire abatugiriye nabi, tubababarire birangire. muzamugira ngo Yesu yaba yari umuntu wibuka ngo ibyaha twakoze n'ibiki kuri aho ntituba tukiriho, twarashize completely twese. ariko amaraso yiwe yavuye niyo yazamababarira ibyaha byose, bikama byibagirana buherehere, tusubire kandi no kubyibuka. ariko wewe ugasubira kandi ukabigarura nyuma y'imyaka 15, nyuma y'imyaka 10, nyuma y'imyaka 20, ugasubira kandi ukabigarura. utekereze, usubire mu nzira nziza, ureke uwo mutima, ugire umutima wa Kristo w'imbabazi, wibagirwe ibintu byatambutse, mwababariranye, noneho muri n'umuntu, noneho ni urugo rwanyu, ugasubira kandi ukabizana. ntabwo uhaye wubaka, ahubwo kurashaka gusenya rwa rugo. mukagendera rero muri iyo nzira, mukoresha ibyo ngibyo buri gihe, muvuga ngo ko murereka abantu yuko muri kumwe. niho nyavuze muri iyo audio, mutegere neza, niho nyavuze ngo namengemenge, muzana, mukayazana, mukayereka abantu, mukereka abantu ko muri kumwe kandi mutari kumwe. niho nyavuze ngo abantu benshi bakoresha amengemenge, mukazana namenge, mukwigira ufite ubwenge bwo naho kurisenyera wenyine nk'ihene. mukagenda muri ibyo mwaka, ukaza ubundi wa kabiri, wa gatatu, byagera aho ngaho icyaha kimaze gukura, habamo kugira ngo utakika bastinga.
cagiye kibasitinze rero cagiye bazavuga bibiri umushahara wa zambi ni mauti hakavamo noneho kugira ute kikabasitinga ugasanga ngo naka yatandukanye na naka yatandukanye ngo umugore yatandukanye n'umugabo nico kintu jewe mbabwira munyumve neza jewe byaranshikiye mbabwira ibintu nakiyemo n'ivyo bintu ico kintu nico gituma urugo zanone zisenyuka hakabamo ibintu byo kwibuka ibintu bizatambutse ukabizana ukabikurura ukabizana kandi ukabitereka imbere yawe ibintu byababariwe mwababariranye ukabizana ukabitereka kandi imbere yawe wamara kubizana umaze kubizana rero hakabamo rero ibintu byo kugira gute ukiyopoza umugabo akiyopoza n'umugore akiyopoza akaje ku ruhande satani kaza rero kaza ija ikabirinjiye rero kaza izana ibingibi ikomeza imitima iguma kwinangiza kugeza igihe noneho exploiter bikagira gute bigaturika tutandukanye icyo gihe iyo bimeze gutya ntakubwirana neza icyo gihe iyo bimeze gutya ntawubwira undi muntu ngo amwumve habamo gupingana none bikaba nka kurya kumumayimayi ukazibona mugezi wanka hari mayimayi cyangwa se ngari iyo hageze igihe cyo kuba mu mutandukana nibyo bintu bibiri biza bisenya ingo rero kutababarira ugasubira kandi ukaza wibuka ibintu uzana bya bintu byashize ukabizana kandi mu rugo byashize mwakoze mukababarirana mukababarirana mwamara kubabarirana ugasubira kandi ukabizana mu rugo kandi ukabizana bimaze imyaka 10 bavandimwe nicyo kintu gisenye ingo zano umuti rero dushobora gukoresha niki bya bindi byo kuvuga ngo uraza kuzana abantu ngo baze badukiranure ngo tuzoshaka abantu ngo baze badukiranure ngo tuzogire gute ibyo ntibihaba ntacyo bishobora gutanga igihe umutima wawe utarumva yuko ngo wicara umenye yuko ufite icyaha uhawuzana bya bintu nanone uzasubira kandi ubizane barabakiranura basubire kandi ejo kandi usubire kandi ubizane nukuba umukristo ukemera ukaba umukristo ukibagirwa ibyaha byashize byababariwe ukabyibagirwa muri we ugasira kandi ukagira imbabazi zo kubabarira muri wewe umuntu umwe yakosa nta utazi ukosa turi mu isi y'ibyaha turimo wakosa undi akakubabarira twese bakakubabarira akemera akakubabarira ubuzima bugakomeza kandi ubabarira umuntu ukunze ubabarira ukunze ubabarira umuntu ubona ko akwiriye kubabarira ukwatse uwicishije bugufi hakaba kwicisha bugufi bavandimwe ahangaha muri bino bihugu niho twari dukwiriye kudamarara urukundo ukarushaho kuba urukundo ariko niho abantu benshi batanira mutaratandukanye muri Afrika mutaratandukanye mu buzima mwakiyemo mutaratandukanye handi hose mwakiyemo mu buzima bugoye mwagera hano mu bisubizo akaba ariho mutangira kugira ngo mutandukane akaba ariho ibibazo bizira rero tube careful muri ibyo bintu tugira ubushishozi duce bugufi
twubake ingo zacu. Kandi ntihagire ubona ngo nidutandukana ngo nzamwereka ubundi dutandukana. Ibibazo bibashikaho mwembi, urugo ni urwanyu mwembi. Nimba mutandukanye kuba ngo ndamuhima undi ngo ndamuhima, uzoba uhaye wihima. Tuvuge ku mufano, none nimba mufite nk'inzu, mufite inzu, yanzu mukavuga ati reka tuyiserekanye isenye, nk'umugabo akavuga ati reka nyisenye, mfata umupanga ntangiye kwitemagura. N'umugore ati yego nanjye reka mfata uwundi, reka nanjye ntangire ntuku urundi ruhande tuyitemagura. Mukayitemagura mukayitsa hasi. Ubuhombe ni ubwande, ni ubwanyu mwembi. Ubuhombe ni ubwanyu mwembi. Yanzu yari iyanyu, yanzu niyo abana mwari mubafite, ya inzu yaba none murayisenye mwembi, uruhombo rurabageraho. Niko bimeze. Foye ni y'abantu babiri, urugo ni rw'abantu babiri hamwe n'abana. Igihe rero tuzanye ibyo bintu tukabizana tukabikurura, tukazana ibyaha byashize tukagira gute, niko kuzana umupanga tugatangira gutema inzu. Ukaba utangira gutema inzu yawe, uyitema kugeza igihe umugabo wawe nawe cyangwa se mbara umugore umwe muri mwe ubizanye ibyo ibintu byakera byashize mwababariranye. Niko kuzana umupanga wa wundi ubizanye agatangira kazatema nk'inzu mufite mwembi, mwabonye mwembi, mwaguze mwembi, cyangwa se mwubatse mwembi. Agatangira akayitema, yageze nk'ahantu nawe ugasura kandi ugafata undi mupanga, mugasura nawe ugatema mukayitsa hasi. Mwembi ingaruka izobageraho mwembi, igaruke kandi igere no kuri aba bana. Yuko ntanzu mugifite, mwari mufite inzu, muzi akamaro k'inzu. Sinshaka kuvuga mwese nta muntu utazi akamaro k'inzu. Icyo nshatse kuvuga ni iki: mwese igihe mumaze kwishira hasi ya nzu, ingaruka izobageraho mwese. Umugore nta nzu ugifite, umugabo nta nzu ufite, ndetse no ku bana nta nzu bafite. Murayisenye ya nzu, future y'abana ko murayisenye, muyikubise hasi. Kubera iki? Kubera babumvikane buke, kubera kwa kundi kutababarirana, kubera kwa kundi kudaca bugufi. Nimba ugize ngura nta muntu uhima undi muntu mu bashakanye babiri ngo dutandukane ngo ndaba muhimye, uzoba wihimye nawe. Imba biturutse kuri uyo mugabo ukavuga reka dutandukane ngo reka tugende, ni wowe uzoba wihimye. Ntugire gusa ngo uzoba uhimye wa mugore, uzoba wihimye, uhimye n'umugore wawe bimugereho, no ku bana bawe bibagereho. Rero twikuba strong, tuhangana n'ibibazo bihari. Ibibazo byaba bije, hakabaho kwicisha bugufi, ugasaba imbabazi, ukabwira uwanya ati yewe uje nsabye imbabazi, tubabarira. Ibintu tubireke, ibintu ntabwo ari byo. Uri nawe akabyumva, kababarirana, ukarangira. Kandi ikintu mubabariranye ntusubire kandi kukigarura. Nimba ugarura ikintu cyababarira ugasubira kandi ukakizana, uba ufashe